none turashima Imana ko yongeye kutwemerera ko kuri uyu munsi wa kabiri w'amasengesho twongera guhurira mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Mbibutse ko aya masengesho twifuze kuyasengera ku musozi wera w'Imana uko byanditse mu gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 29. No musozi wa Gerizimu. Ka tuharebe hanyuma tuze gukomeza. Haranditse ngo kandi Uwiteka Imana yanyu nimara kubajyana mu gihugu byanwamo no guhindura, uzavugire uwo mugisha ku musozi wa Gerizimu, n'umuvumo uzawuvugire ku musozi wa Ebali. Twashimye ko tuzakora aya masengesho, ariko cyane cyane turi ku musozi wa Gerizimu, umusozi w'umugisha, umusozi wo guhesha abantu umugisha, umusozi wo kubohokeraho, umusozi wo kwakira ibyacu twatandukanye nabyo, umusozi Imana yereje kugira ngo abantu babonereho umugisha. Uyu n'umunsi rero wa kabiri, nk'uko ejo twari kumwe. Ejo twasoje dusaba Imana kugira ngo itange umugisha ku bantu bayo, ariko cyane cyane twari turimo turwana n'igihanda, reka nyite igihanda, turimo turwana na dayimoni y'urukozasoni. Uyu munsi senga Imana yamishuriye ko tukwiye guhangana n'akarengane, aho turi buze kwinjira mu ntebe z'Imana. Hariho intebe 7 z'Imana, ariko uyu munsi turavuga 3, wenda ejo tuzakomeza ku zindi zisigaye. Muri izo ntebe harimo intebe y'ubuntu, ariyo ntebe y'imbabazi. Imana ijya yicara mu ntebe y'ubuntu, kandi umuntu yihingukiyeho mu ntebe y'umuntu wese atahana ubuntu bumukwiriye. Hakabaho indi ntebe ya kabiri, intebe y'icyubahiro cy'Imana. Iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana ni intebe amashimwe yose, impundu zose zivugirizwa Imana, kuramya kose kuramwa Imana, guhingukira mu ntebe y'icyubahiro cyayo. Kandi iyi ntebe turaza kwinjiranamo. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Turaza kwinjira mu ntebe ya gatatu, ari nayo ntebe turi buze gusengeramo. Ni intebe yitwa intebe y'imanza zitabera. Mu ntebe Imana igira, mu ntebe 7 z'Imana, habamwe intebe y'imanza zitabera, aho ikemurira ibibazo byose by'akarengane. Imana yacu ni umucamanza w'imanza zitabera. Imana ishimwe cyane. Tubahaye ikaze kuri uyu munsi. Turifuza ko mugira umugisha. Cyama abadukurikiye nabonye bari no kubinyuza ku live kuri zikoranabuhanga nazo nziza zituma ivuga butumwa ryaguka. N'abadukurikiye mu buryo buri bw'ikoranabuhanga, namwe nagira ngo mbararikire kwizera. Nimwizere kuko Imana yacu niyo kwizera. Naraye mbabwiye ku mugoroba, ndababwira ngo hari ibintu abashimiste bakora, bakabikora bakoreye mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imyuka mibi, ariko natwe hari ibyo duhambura dukoresheje umwuka wera n'imbaraga twahawe. Muririmbyi yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite. Haleluya. Aravuga ngo tuzabaho no mu rupfu. Ndongeraho ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzanagira ibintu dukora birenze iby'abantu bibwira, kubw'imbaraga z'Imana dufite. Turi kuri uyu musozi wa Gerizimu, bifurije kubohoka, bifurije guhembuka, bifurije guhabwa umugisha, bifurije ko ibyanyu byari byarazitiwe uyu munsi byabohoka. Ibintu Satani yari yarafungiranye kuri uyu musozi wa Gerizimu, turifuza ko bibohoka. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibaho umugisha cyane. Bifurije umugisha w'Imana, bifurije umugisha w'Imana. Numvise umwuka wera nyemeza guhesha abantu umugisha, kuko mu nshingano z'abatambyi harimo kurambura ibiganza. Ibiganza biba birimo umugisha. Nifuje kubahesha umugisha. Nimwakire umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Nimuvuge ngo amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye kwinjira mu ntebe ya mbere, kandi ndabasabye tuze kwinjiranamo neza. Ubundi mu masengesho ni ngombwa ko
mu masengesho abantu binjira muri izi ntebe. Ugomba kwinjira mu ntebe y'imbabazi, kuko gusenga k'umunyabyaha ubusanzwe ni ikizira imbere y'Imana, ariko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi cyane yasenganye umwete. Reka mbararikire ko twinjirana muri iyi ntebe y'ubuntu, muri iyi ntebe y'imbabazi, kugira ngo rube urufunguzo rutwemerera kwinjira mu zindi ntebe. Yego, munyemerere tujyane. Hanyuma nituva mu ntebe y'ubuntu ariyo ntebe y'imbabazi, turaza kwinjira mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana, naho ntitubasige, tuze kuzamukana twinjire mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Kandi numva uyu munsi turi bugire ibihe byiza, uyu munsi ndumva umutima wanjye unyemeza ko turi buhembuke. Nituva mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana, noneho turaba dufite uburenganzira bwo gusaba. Hari abantu basenze neza muri Bibiliya, umuntu witwa Daniyeli yaricaye areba igihe bamaze mu bunyage, abona ko kibaye kirekire, arangije ariko asubiza amaso inyuma yibaza impamvu yamujyanye mu bunyage. Iyo utaramenya impamvu y'ikibazo ufite ntabwo kiva. Ni ngombwa ko ubanza kumenya imva n'imvano y'ibikugerageza. Ese ibi bigeragezo mfite, ese iki kibazo mfite kirakomoka kuki? Daniyeli nicyo yakoze, yarabanje asubiza amaso inyuma areba impamvu z'ubunyage, asanga kunyagwa byari byaravuzwe n'umuhanuzi Yeremiya, ariko aranababwira ngo nyuma y'imyaka 70 Imana izabagarukaho kandi izabagarura. Arebye igihe asanga ya myaka yarashize. Asanze imyaka yarashize, niko guhera ko ajya gusenga, ariko asenga neza. Bifurije ko mu masengesho yacu tuzajya tuyobora amasengesho mu buryo bwiza, tujye dusenga neza. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi, ngira ngo niho riravuga ngo nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiye kugushakira, akwiye kugusengera mu gihe wabonerwa. Icyo gihe ni ikihe? Nicyo Daniyeli yinjiyemo, arangije atangira asenga, arabanza yatura ibyaha bye, arabanza yinjira mu ntebe y'ubuntu, arangije yatura n'ibyaha by'ubwoko bw'iwabo akiri mu ntebe y'ubuntu. Arangije kwatura ibyaha yinjira mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Aravuga ngo Uwiteka Mana nkuru, sohoreza abantu isezerano. Arabanza arayitazira, arabanza arayihimbaza mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Avuye aho yinjira mu ntebe yindi, noneho atangira gusaba. Aravuga ngo noneho Mana ndakwinginze. Atangira kwiyibutsa amasezerano, atangira kwibwira ko bari mu bunyage. Nibwo yahise imanura isezerano, iramubwira ngo dore uko bizagenda muzataha. Muri iyi ntebe y'ubuntu, reka dusome mu gitabo cy'Abaheburayo, reka dusome Abaheburayo, turasoma ibice 9 umurongo waho wa 8. Some Abaheburayo ibice 9, ibice byawe 9, reka duhere ku murongo w'8. Reka wenda umurongo wa 8 turawugeraho nyuma. Reka duhere ku wa 5 kugira ngo bize kumvikana neza. Haranditse ngo hejuru yayo hari abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi. Ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora none ahangaha. Reka nsubiremo iri jambo, hejuru y'iyo ntebe y'imbabazi, hejuru yayo hari abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi. Kuri iyi ntebe y'imbabazi, Imana iri ku ntebe y'imbabazi. Iyi ntebe y'imbabazi iriho abamarayika bitwa abakerubi. Aba bakerubi ngo bafatanyije ibiganza byabo hejuru y'iyi ntebe, hejuru y'Imana. Ibi biganza kuri iyi ntebe y'imbabazi
umuntu wese yemererwa kuyinjiramo. Ndashimira Imana ko mu ntebe ifite harimo n'intebe y'ubuntu, harimo n'intebe y'imbabazi. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo imbabazi zayo nizo zituma tudashiraho. Turashimira Imana ko imbabazi zayo ari nyinshi. Kuri iyi ntebe imiryango irakinguye, reka mbararikire kwinjira kuri iyi ntebe. Abadukurikiye mwese munyemerere twinjire muri iyi ntebe. Baduhaye karibu, baduhaye ikaze ngo twinjire kuri iyi ntebe. Umuntu wese uko yaba asa kose, ubwoko yaba ari bwo bwose, yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura, kandi yahinjira akahavana ubuntu bwo kumutabara mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe cyane. Kuri iyi ntebe nta cyaha na kimwe kitababarirwa. Ku ntebe y'ubuntu nta cyaha na kimwe kitababarirwa. Nongere mbibutse ko tukiri munsi y'ijuru, nta cyaha na kimwe kitababarirwa. Icyaha uko cyaba kingana kose, tukiri munsi y'ijuru, Kristo akicaye ku ntebe y'imbabazi, Imana itaravuga, nta cyaha na kimwe kitababarirwa uko cyaba kingana kose. Kuko umujura ruharwa yemererwa kuzamuka akinjira mu ntebe y'ubuntu, akahavana imbabazi nyinshi zimukwiriye. Byose mbivuge, ntabwo ejo bundi twakiriye mwene data hano witwa Alexis, wari umujura ku rwego rukomeye rw'igitangaza. Ngira ngo babinyujije hano kuri uriya murongo kuri ikoranabuhanga bita kuri za Bisoza ati yatubwiye ko yari ageze ku rwego acunga umugoroba ugeze, akagenda agashuka abana mu rugo, bakagenda akabatuma ahantu, akinjira mu nzu, akarindira ko ba nyir'urugo baza bakingura icyumba, baba bahuze gatoya, agahita yinjira akaryama munsi y'igitanda, kugira ngo nibasinzira nijoro aze kubisoza neza abibe. Hari igihe yari afite imfunguzo ngo zigera muri 700, yajyaga ajya kugurisha ibibanza bitari ibye, akajya gukodesha inzu no kuzigurisha kandi atarizi. Ariko umunsi umwe, aleluya, umunsi umwe yumvise ko i Golgota hariho Kristo bahuye, amufashe amwinjiza mu ntebe y'ubuntu, ahavana imbabazi nyinshi, ahinduka umukozi w'Imana. Wari ibandi yaratubwiye ngo hari ingegera, hari n'abajura. We yari yararenze ku rwego rw'ingegera, ari umujura rwara. Imana ishimwe. Ku ntebe y'ubuntu umuntu wese, uzi indirimbo ivuga ngo, hari indirimbo ivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru uretse kwizera ko wogeshwe n'amaraso. Umuntu wese, umusambanyi ruharwa, yemererwa kwinjira ku ntebe y'ubuntu, akahavana imbabazi nyinshi ziri furutani. Hari ibintu abantu bitiranya, nabonye hari ababitwaye ukundi. Iyi ntebe y'ubuntu bitwaza iri jambo ngo ubuntu, barangije babihindura ukundi, babyita ukundi, babigenza ukundi. Ariko uhereye ku bwa Yohana Umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Uririmbyi yaravuze ngo misemo guhoragizwa ngashingwa mu gakiza ke. Izi mbabazi z'Imana zihabwa umuntu wemeye kuzakira, ntabwo ari agahato. Umuntu wiyumvisemo ko azikwiriye aragenda akazihabwa. Kuri iyi ntebe y'ubuntu, umwicanyi ruharwa, dufite ingero z'abantu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi ejo bundi muri Mata 94, bari muri mabusto, bari muri gereza. Ivugabutumwa ribageraho baranze kwemezwa n'ibindi, ahubwo bakajya bagira gute. Ariko umunsi bakiriye Kristo, umunsi binjiye mu ntebe y'imbabazi, baraza bemera ibyaha byabo, barihana, nubwo bababazwa n'igihano. Bibutse ko hari igihe ubabarirwa ibyaha,
ariko ingaruka z'ibyaha cyangwa se ibihano by'ibyaha bikababaza umubiri, ariko ubugingo bwarabohotse. Mu ntebe y'ubuntu umuntu wese yemererwa kwinjirayo agahabwa imbabazi. Nagira ngo mbatangarize ko intebe y'imbabazi iriho. Hari igihe Shitani abeshya abantu akakubwira ngo ubwo wakoze ibyaha byinshi cyane nta mbabazi zigisigaye, ariko nagira ngo nkubwire ngo Kristo akicaye kuri iyi ntebe y'imbabazi, imbabazi ziracyari. Nta cyaha na kimwe, nta gipimo cy'icyaha na kimwe kitababarirwa. Nimunyemerere twinjire muri intebe y'imbabazi z'Imana. Umwanditsi yarabivuze w'Abaheburayo aravuga ngo nuko rero twinjire mu ntebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Imana ihimbaze. Nuko rero twinjire mu ntebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Reka no gutinda, ndabizi ko turi buyinjiranemo ino ntebe, kandi nizere ko umutima wawe uteguye kugira ngo ubanze winjire mu ntebe y'imbabazi. Urabizi ko umutima wawe hari ibitaragenze neza. Urabizi ko umubano wawe n'Imana utari mwiza. Hari abantu basigaye bifuza ko Imana igira ibyo bavugaho, bakifuza ko yatura imigisha kuri bo, ariko ubwabo hari ibintu batatunganyije. Urufunguzo rwa mbere rwo kwinjira mu ntebe y'Imana ni ukubanza ukinjira mu ntebe y'imbabazi z'Imana. Niba ushaka kuzagirirwa neza n'Imana, niba ushaka ko Imana ikuvugaho, banza winjire muri iyi ntebe y'imbabazi, hanyuma ibyo ikuvugaho bizasohora. Mbibutse ko Yesu asanze Yohana Patimo yamubwiye ibintu bitatu. Yarabanzaga amatorero yamutumyeho, yarabanzaga akavuga icyarishima, akavuga icyarigaya, akavuga n'icyarisezerano. Ibi bintu uko ari bitatu bigomba kuba mu buhanuzi. Icya mbere nicyo yarigayaga, icyarigaya nyine bakamenya icyarigaya, hanyuma icyarishima nacyo kikamenyekana. Ni intebe y'icyubahiro cy'Imana. Kambarari kiri kwinjira muri iyi ntebe, muri intebe y'icyubahiro cy'Imana. Kadusome muri Yesaya, some mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, turasoma ibice bitandatu. Yesaya igice cyaho cya 6, ibice bitandatu bya Yesaya n'umurongo waho wa 2. Reka mere ku murongo wa mbere, ntacyo bitwaye. Mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana, Yesaya ibice bitandatu umurongo waho wa mbere, ariko cyane cyane turaza kujya ku wa 2. Haranditse ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Murongo wa 2, abaserafi bari bahagaze hejuru yayo. Umuserafi wese afite amababa 6, abiri yayatwikirizaga mu maso he, yandi abiri yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imana ishimwe cyane. Hepfo harakomeza akavuga ngo imfatiro ry'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Imana ishimwe cyane. Kuri iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana, twabonye ko ku ntebe imbabazi z'Imana harinzwe n'abamarayika bitwa abakerubi. Mbibutse ko hariho imitwe y'abamarayika myinshi. Hanyuma kuri iyi ntebe y'ubuntu ho, kuri iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana ho, hari abamarayika bitwa abaserafi. Aba baserafi ikintu bashinzwe, icyo batorewe
ni ukugira ngo bahimbaze Imana imyaka yabo yose, iminsi yabo yose, igihe cyabo cyose. Nubwo isi itahimbaza, nubwo icyubahiro cy'Imana utayigiha, ntabwo Imana ibuze icyubahiro. Reka twinjire mu yindi ntebe ya kabiri, mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Reka twinjire muri iyi ntebe. Munyemerere tubanze dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice byaho 6, umurongo waho turasoma. Reka duhere ku wa mbere, ariko ndabangamije ko tuza kugera kwa kabiri mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Haranditse ngo, mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yayatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Imana ishimwe cyane. Kuri iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana, amajwi yose y'abasingiza, amajwi yose y'abahimbaza Imana azamukira kuri iyi ntebe. Reka mbabwire, buryo uzi gusenga neza, ushaka gusenga neza, ntiwasenga usaba. ushatse gusenga neza, aho kugira ngo usenge uvuga ngo Mana ngo urabibona, ngo dore ubukene burishe, ngo Mana urabireba, dore mugabo yantaye, Mana urabireba. Oya, ahubwo shima. Hari igihe Imana yigeze kumbwira, irambwira ngo ifitanye urubanza n'abantu kuko batayishima. Abantu bahora basaba, mu kanwa kacu habamo, ariko kandi ntabwo tujya dufata igihe cyo kubwira Imana ngo Mana uhimbaze. Iyo dusenze amasengesho ufata 3 waje gusaba. Wasanga namwe turi kumwe muri aya masengesho ari gusa, aricyo cyakuzanye, ariko Imana ikeneye ko abantu yaremye bayihimbaza, kuko Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Burya gusenga kwiza kandi gushobora Imana ni ugusenga gushima. Nigeze kubigerageza rimwe muri 2003, ndi kumwe n'umusore wari inshuti yanjye, twese twari tukiri abasore, dupanga amasengesho atari uko ibyo gusengera tubibuze, ahubwo dupanga amasengesho yo gushima. Turavuga ngo ntabwo tuzigera tuvuga ibitugoye n'ibitubabaje, ubwo Imana ireba izarenza amaso y'amashimwe dufite, hanyuma yibuke n'ibitagenda neza, n'ibitameze neza muri twe. Twakoze ayo masengesho. Niba hari amasengesho meza yabayeho mu buzima bwacu, ni amasengesho yo gushima. Twatangiye ku munsi wa mbere twibuka ineza y'Imana, duhana ubuhamya, gasubika nawe agatangira, hanyuma dushimira Imana, turangiza tubona ineza y'Imana ari ngari kuri twebwe kuruta ibi twasamiye. Nagira ngo twinjire muri intebe y'icyubahiro cy'Imana, tuze kureba, uze kugira uruhare, nubwo rwaba rutoya, wakwibwira ko ari rutoya, ariko urenze amaso ibikugarije, urenze amaso ibigutuma urara udasinzira, hanyuma nibura urebe muri bikeya, twakwinjirana muri intebe y'icyubahiro cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Umuhanga wa mbere washoboye kwinjira muri iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana yitwa Dawidi we yageze ku rwego yandika ibisigo nyandiko asingiza Imana. Dawidi ndamukunda cyane.
yashoboye kuramya Imana ku rwego rukomeye, Imana ikanezerwa. Niyo mpamvu yavuze ngo mbonye munsi y'ijuru, mbonye mu isi, mbonyemo umuntu umutima wanjye wishimira. Ntabwo ari uko Dawidi atagiraga intege nkeya nk'abandi, ariko yari azira ibanga ryo kuzamura icyubahiro cy'Imana, akabwira Imana ngo wihimbazwe. Kandi ineza y'Imana iratugoze, ni uko shitani ahuma amaso yacu kugira ngo tutabona ineza y'Imana. Ariko twinjiye muri iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana, ndagira ngo ushake ibintu twakwinjiranamo, wabwira Imana ngo Mana uhabwe icyubahiro. Kuri iyi ntebe nubwo ab'isi bataramya, nubwo abantu batayihimbaza, yo ubwayo irahimbawe, cyangwa se icyubahiro irakifite, kuko aba baserafi bahora imbere yayo. Bibutse ko ku ntebe y'ubuntu twahasanze abakerubi, ariko hano hari abaserafi. Aba baserafi ngo bafite amababa 6. Amababa 2 barayafata bakayifureba, bakayambara kugira ngo mu gutaraka kwabo bataraka imbere y'Imana neza. Andi mababa 2 bayapfuka mu maso. Kubera iki bayapfuka mu maso? Bayapfuka mu maso kugira ngo batabasha guhangana na nyiricyubahiro gihagije. Ndashimira Imana ko ari ifite icyubahiro cy'ikirere. Bayapfuka mu maso, hanyuma andi 2 bayakomesha amashyi. Nubwo banditse ngo barayagurukisha, ariko amababa barayakomanya. Iyo bayakomanyije avuga nk'imirya y'indanga. Iyo barimo bayakomanya basimburana, bungikanya, barayakoma. Bamara kuyakoma igice cya mbere, bafite amatimu, bakora mu buryo bw'amatimu, biroroganize ngo barayakomanya, barangiza ngo bakubarara, bakavuga ngo Uwiteka Nyiringabo arera, 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 arera. Ngo nuko bakunamuka, abandi bakaba bunamye nabo bavuga ngo Uwiteka Nyiringabo arera, arera. Ijuru n'isi byuzuye icyubahiro cye. Kandi ni ukuri pe, Imana iracyihari. Niba hari ibintu Imana ifuhira, ni icyubahiro cyayo. Niyo mpamvu umuntu ucokoshe kuyiha icyubahiro cyayo. Haleluya. Ngo nuko ijuru riruruka ryose rikamanuka. Hano muri Yesaya twasanze ngo barayihimbaje, bararamya. Ngo nuko inzu yose iranyeganyega. Ngo nuko inzu, ngo ku muryango wirebe hose haranyeganyega. Ngo inzu yuzura umwotsi, urusengero ruratigita, kuko icyubahiro cyayo cyari cyazamutse. Ndabinginze mureke tugerageze kuzamura icyubahiro cy'Imana. Nibura twinjirane gatoya, munyemere twinjirane gatoya muri iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Nibura Imana niyitegereza, ibona bateranye uyu munsi, ivuge ngo mbonye abantu banyubashye, mbonye abantu bazamuye icyubahiro. Kandi impamvu ziriho. Buririmbyi yaravuze ngo biriho byinshi ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, birahari. Turi mu bihe by'ibiza, sinzi niba bitaradukoze ku maso ngo turebe, nibura bigira icyo bitubwira. Imana iduhumura amaso, tubashe kumenya Imana, tubashe kumenya ineza y'Imana. Bene data bari hano i Rubavu batunguwe, batategujwe, bajya kubona babona inkangu ziratengutse, bajya kubona babona amazi araje, abantu bagahungira mu nzu. Niho twajyaga duhungira, ariko wahungira mu nzu ukajya kubona ukabona n'inzu wari uhungiyemo igisenge kiragiye, ukabona inkuta ziragiye, ukabona utembanywe n'amazi, umutungo wari ufite wose ukamanuka ukagenda. Hari umunsi, Bibiliya irabivuga ngo hari umunsi ubutunzi bwacu butazaturokora. Imana ibafashe bene data bahuye n'ibiza, turaza no kubasengera dusoza. Imana ibatabare. Bahombye ibintu byinshi, ibyo bari bafite mu nzu byose, abari babitse amafaranga mu nzu yose, ntabwo bazi uko byagenze, n'ubuzima bw'abantu bwaragiye. Reka dushimire Imana ko Imana iduhaye n'ubu buzima. Niba dutambe ibitambo by'amashimwe by'uko turi amahoro mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana, reka twinjirane n'ibi bitambo by'amashimwe, tuyibwire ngo Mana turagushimiye ko ubuzima bwacu bukiriho. Byashatse kubutembana, byari byinshi, nawe urabizi, warabibonye. Uri kwa muganga, ntabwo wari uzi kuzongera guhagarara ku isi y'ababaho, ariko Imana ishimwe yagusubije ubuzima.
umuryango w'iwanyu urabizi uko byari bimeze, yewe n'agasura dufite ubwako katuma twinjira mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana tukavuga ngo aka gasura turakagushimiye ku bwa kavukire. ariko rari yo ku itorero rimwe yaririmbye ngo ku bwa kavukire yacu ubwacu nta watunyweraho n'amazi, ku bwa kavukire yanyu uhibutse wavuga ngo mpise nzamuka mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana ndagushimiye. reka mbasabe Imana nibafasha ukabitekerezaho neza uzategura ituro ry'ishimwe. ntabwo mvuze ngo uzarizane hano, uzaritegura aho usengera abadukurikiye, uzaritegure ujye mu nzu y'Imana uvuga ngo nibutse neza y'Imana, nibutse ubuzima nabayemo, nibutse intambwe. reka babwire urugendo rw'ubuzima ni amateka maremare, kandi uyu muhanda w'ubuzima, uyu muhanda ni umuhanda utagoroye. uwawurambura ngo umuntu arambure umuhanda w'amateka yawe wasanga ari umuhanda muremure cyane, ariko ni umuhanda w'ibizigu. umuririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, ariko njya nsaba Uwiteka wamfashe nawe ntatinde kunyumva. ndashimira Imana ku bw'agasuri duhaye. reka mbasabe imitima yanyu nijye mu bwana, nisubire mu myaka mitoya, nisubire iwanyu mu cyaro aho mwabaga, nisubire hahandi mu cyumba mwararagamo, nigende isubire hahandi mwabikaga imyenda, nigende kandi umwuka nayiherekeze mu izina rya Yesu, kugira ngo nituvayo tuveyo twinjira mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana. urabyibuka ko umenye isaso, umenye matera ukuze, urabyibuka ko uriye ugahaga ejo bundi, urabyibuka ko mu muryango w'iwanyu nta mateka mwari mufite, ariko Imana ishimwe iguhaye amateka. ejo bundi hari umuntu twari kumwe, Imana iramubwira ngo nkwibarujeho. Aleluya! hari igihe Imana itwibaruzaho ikaduha ubwo navuga ngo ikatubera ababyeyi. iyo yakwibarujeho iguha n'umunani. ndashimira Imana ku bw'agasura dufite. narivuze ngo dukomeze tujye mu mateka yacu, reka twiyinire, reka twiyinjiremo, reka twihe ubuhamya, reka tubanze twihe ubuhamya ku bwa kavukire gusa. iwanyu nta muhanda wageragayo, byitwaga akayira, ariko umuntu wavuye iyo Imana ikamuzana ikamukurayo, ikamusiga, ikamwambika, ikamukarabya, ikamwicaza muri ofisi, ukicara mu ntebe yikaraga, abantu bagatora umurongo baje gusaba serivisi, hanyuma bakagenda binjira ari we baje kureba. utari ufite umumaro kera ukaba ufite umumaro ubu ngubu. ndagira ngo nibura ubwire Imana, uzamukire muri iyo ntebe y'icyubahiro, uyibwire ngo ndagushimiye ko wafashe ibintu bitari bifite ishusho warangiza ukabyambika ishusho, uvuge ngo narinzanye iryo turo ry'ishimwe ndagushimiye. ndagira ngo wibutse ko mu muryango w'iwanyu nta muntu wigeze akora mariage. oya, uhereye ku bisekuru bafite ukuntu bagendaga, ariko Imana yatangije igisekuru gishya ku buzima bwawe. wambaye agatimba, abantu bakujya inyuma, inkwano ziratangwa. nibura fata iryo shimwe urizamukane mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana, uyibwire ngo ni njye wa mugore nzamukagira ituro mu nzu yawe. ntabwo ari ibyo gusa, Imana yabanye nawe mu bupfubyi. ntabwo wari uzi kwisiza, ntabwo wari uzi ko ubuzima buzagira ishusho, kuko umaze kuba imfubyi wabuze epfo na ruguru, ariko Imana yishingiye imfubyi. Haleluya! ikubera umwishingizi kugeza uyu munsi, wize nk'umwana ufite ababyeyi bombi ndetse b'abakire, urangije ubona diplome, ubuzima ufite, urugo ubayemo yaragushingiye. zamukana, tuzamukane mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana.
uyibwire ngo ndagushimye kuri Imana yigwatirije ku mfubyi n'abapfakazi. Ukimara gupfakara wabonaga ubuzima bushize, ariko Imana ikwambika nk'umugabo w'umukire. Turashimira Imana icyubahiro uguhaye. Ndifuza ko twinjira mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Imana ishimwe. Akagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite niwe. Batwibazaho ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana, burya koko uwacaniwe n'Imana iranamwenyegereza. Ndashimira Imana, ndashimira Imana, ndashimira Imana yaduhaye amazina atandukanye n'ay'iwacu batwitse. Iryo zina ufite ntabwo iwanyu bigeze bakwita Dafu, ariko iyo mu ijuru itareba nk'uko abantu bareba, ifite imigambi itandukanye n'iy'abantu bagira. Ndashimira Imana yakoze ibyo ngibyo. Ndagira ngo twinjire mu ntebe, muri iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Ushaka ibintu winjiranamo, iby'iterabwoba rihari byibagirwe bireka. Reka nkubwire ijambo rimwe riravuga ngo ibyo umuntu acamo ntibikuraho icyo azaba cyo. Kuko Dawidi kuba mu ntama ntibyatumye ataba umwami. Nibura reka dushimire Imana ko hari ibintu yahinduye. Imana yanyuranyije ibihe, Imana yafashe ibintu bidafite ishusho ikabyambika ishusho. Uri kwa muganga ku iseta, ntabwo wari uzi ko ubuzima bwagaruka, kuko n'abaganga ubwabo bagusiganiyeho babonaga ari ibintu bisaba ibindi bintu. N'abakubwiye ngo ujye mu mahanga ntabwo byari gushoboka, ariko ijuru ryagusubije ubuzima ukongera ukaba umuntu muzima. Ndifuza ko twinjirana mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Uyibwire ngo ndagushimiye ko igihe mfite ari inyongezo. Ndagushimiye ko ubuzima umpaye ari wowe wabugennye, ubwo abantu bwari bwarangiye ariko ubw'ijuru bwarakomeje. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko mu gihe urupfu rwari rwagusatiriye, imva yawe yaramezeho ibyatsi, ariko Imana itanga ubuzima, yakongereye ubuzima. Twinjirane mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana, tubwire Imana ngo turagushimye ko duhaye ubuzima. Imana ishimwe cyane. Reka aha hantu no kuhatinda, ariko reka ngusabe iyeranje ushaka ibintu kimwe, bibiri, bitatu, nibura bitatu gusa. Ubwira Imana ngo Mana ndagushimye ko wafashe ibintu bitari bifite ishusho ku buzima bwanjye, warangiza ukabyambika ishusho. Imana ishimwe. Abantu basigaye bagusuhuza n'amaboko abiri. Abantu basigaye ufite abantu beshejeho, ufite abantu babayeho bakudepandaho, kandi wari udafite ubuzima bwawe ntabwo ari buhari, ariko Imana yashyizeho urufatiro rw'ubuzima bwawe. Imana ikeneye ko urokonesa ukayibwira ngo Mana nanjye ninjiye mu ntebe y'icyubahiro cyawe, ndagushimye. Nidusenga ushake uyibwire uti Mana ndagushimye kubw'urugo wampaye, ndagushimiye ubu buzima umpaye. Uyibwire ngo ndagushimye Mana kubw'amateka, ariko Mana ujye ufata umwanya iyo ushaka kugira ngo uzagere kure n'abashoferi batwaye, iyo ushaka kugira ngo ugende neza mu muhanda, muri uyu muhanda w'ubugingo, kugira ngo uzawugendemo neza, ntuzarebe muri parabolize gusa, ahubwo ujye ureba no muri televizeri zombi, izi ebyiri zo ku ruhande n'indi iri imbere, ujye uzirebamo kugira ngo muri uyu muhanda uzawugendemo neza. Subiza amaso inyuma. Hari korari ya hano hepfo mu Gatenga yaririmbye ivuga ngo dusubije amaso inyuma, dusubije amaso inyuma, dusubije amaso inyuma, dusubije amaso inyuma. Twinjiye mu ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Intebe ya gatatu ni intebe yitwa intebe y'imanza zitabera. Intebe y'imanza zitabera, ariko turi kuri intebe y'icyubahiro cy'Imana. Ndagusabye ubitegure neza, hanyuma nibigukundira utegure ituro ryishimwe ujyane mu nzu y'Imana, ubwire Imana ngo Mana ninjiranye iri turo ryo kugushima, kandi rizaba ari n'ituro ryo gushingana ibyawe. Buriya rizaba ari n'ituro ryo gushingana abawe, rizaba ari ituro. Mbega utegure ituro, uritekerezeho, hanyuma urijyane urishyikirize umutambyi, mubwire ngo ndashima Imana nsubije amaso inyuma.
mu ntebe y'imanza zitabera niho tugiye gusoreza uyu mwanya. muri intebe y'imanza zitabera reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 21 umurongo wa 17. turasoje hanyuma twinjire mu mwuka wo gusenga. Igitabo cy'Itangiriro ibice 21 umurongo waho wa 17. 21 Itangiriro 17 haranditse ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu marayika w'Imana ari mu ijuru, ahamagara Hagayi aramubwira ati ubaye ute Hagayi, witinya kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu mufate mu maboko kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana ishimwe. Hepfo yaramubwiye ngo nakebuke abone iriba, hanyuma aha amazi uwo mwana kuko imvumba yari yashizemo ibyo kunywa n'ibyo kurya. Turi muri intebe y'imanza zitabera, ni intebe Imana ijya iboneramo akarengane kose kari mu isi. Abantu bose barengana ndabararikira kwinjira muri iyi ntebe y'imanza zitabera. Ubanze usuzume n'umutima wawe, ubaze umutima wawe, ubwire umutima wawe uti mutima wanjye ibyo ndimo nakarengana. Ndabizi ko umutima utakubeshye. Umuntu wese wumva hari ibintu by'akarengane birimo bimwinjirana niwe muntu nsaba ko twinjirana muri intebe y'imanza zitabera. Imana iri mu ijuru ijya yitegereza akarengane gakorwa. Yarebye Hagayi iramwitegereza kuko Hagayi yabaye kwa Aburahamu. Muramwibuka ko Sara ariwe wabwiye Aburahamu, aramubwira ngo basi turabona iby'Imana yadusezeranije bitagisohoye, ibyo kubyara Isaka ntabihari, ahubwo dore umujakazi wacu Hagayi ni inyangamugayo, ndagusabye genda umutere inda uryamane nawe azambyarire ku bibero ntazapfa nabonye ibyera ku bibero. Arangije abigenza atyo ahita amutera inda, abyara uyu mwana witwa Ishimayeli. Akimara kubyara kuko iby'Imana yavuze itajya ibura kubisohoza, isohoza isezerano. Nuko Sara amaze kubyara umwana w'isezerano ahera ko abwira Aburahamu ngo nasende inshoreke n'umwana wayo. Aburahamu afata imvumba ahereza Hagayi, nuko aragenda. Imvumba irashira, umwana ararira, ngo nuko amurambikaho watera ibuye na watera hejuru ararira. Imana iri mu ijuru isusumye neza akarengane ka Hagayi, isanga Hagayi nta ruhare yabigizemo kugira ngo abyare uyu mwana. Nuko iri mu ijuru ishyize ku munzani ibona Hagayi ari mu karengane, ibwira marayika ngo ihute utabare Hagayi uri kurenganira mu butayu. Imana itabara abantu bari kurenganira muri ubu butayu. Karengane ufite sinkazi, ushobora kuburenganywa n'umukoresha wawe, ushobora kuburenganywa n'abari kuguhuguza mitungo yawe, ushobora kuburi kurenganywa n'abakubyaye. Ukurenganya wese akarengane ufite kose, uyu munsi turi kuri uyu musozi w'umugisha dusabye ko Imana ishyira iherezo kuri aka karengane akariko kose. Abantu barakwambuye, batwaye ibyawe, ariko Imana yo mu ijuru nihamagare, nigaruse ibintu byawe, nibisane, kuko uyu munsi yambwiye ko ufite gahunda yo kurengera abarengana. Imana ishimwe cyane. Twinjiye muri intebe y'imanza zitabera, turasabye ngo ijuru ryumve, ijuru niritabare, rirengere uyu muntu urengana, rirengere uyu mugabo uri kurengana, ako karengane kawe karakabije, rirengere uyu mubyeyi uri kurengana, aka karengane karakabije, rirengere uyu mukobwa uri kurengana, aka karengane karakabije. Uyu munsi nifuza ko dushyira iherezo kuri aka karengane, twinjiye mu ntebe y'imanza zitabera. Imana ishimwe. Imana yabwiye Hagayi iramubwira ngo kandi n'uwo mwana nzamuha umugisha. Imana ishimwe. Hanyuma dusoreze muri Zaburi ya 50, Zaburi 9:5. hanyuma dusoze Zaburi 9 murongo wa 5, hanyuma dusoreza aho ngaho. Kuri iyo ntebe
imanza zitabera ho nahabonye harinzwe, naho hararinzwe n'abandi bamarayika. Imana ishimwe. Kadusoreza aho ngaho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Tugiye gusenga mu buryo butatu. Tugiye gusengera abantu bifuza kwinjira mu ntebe y'imbabazi z'Imana. Banza ubwire Imana umutima wawe, yirondorere byose bikugoye, yibwire, bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibintu byose bigutera. Hanyuma uyibwire ngo ndifuza ko imbabazi zawe arizo zangirira uyu mwanya. Hanyuma turasengana n'abandi bantu ba kabiri. Turasengana n'abantu bifuza gushima Imana, binjira mu ntebe. Nituva mu ntebe y'imbabazi turinjira mu ntebe y'amashimwe, twese biratureba. Hanyuma urareba ibintu byo gushimira Imana. Reka nkwiginge kubw'imbabazi z'Imana, ushaka ibintu bitatu gusa. Uyibwire ngo ndinde wari kubona akazi nkaka, uyibwire ngo ndinde wari gutunga diplome igeze kuri uru rwego, uyibwire ngo ndinde wari gutunga inzu muri uyu mujyi, uyibwire ngo ndinde. Hanyuma uyibwire, uyishimire Imana. Hanyuma twinjire muri iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana. Hanyuma turava muri iyi ntebe y'icyubahiro cy'Imana twinjire mu ntebe y'imanza zitabera, aho turi buze gusengana n'abantu bose bafite akarengane bazi ko gafatika. Hanyuma bakabwira Imana. Reka mbasabe aho uri muce bugufi. Ca bugufi, izi ntebe zose turazinjiriramo rimwe. Ca bugufi, ndakwinginze wururuke uce bugufi. Nubwo wambaye imyenda myiza, cyubahiro ni cy'Uwiteka kurushaho. Ndagusabye ngo uce mu bugufi, atari ugupfukama gusa, ahubwo no mu mutima wawe. Umutima wawe uce bugufi, tuzamure icyubahiro Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Haleluya, 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 haleluya. Ntawera nk'Uwiteka, wewe wenyine. Niyo mpamvu uyu mwanya dupfukamye imbere yawe, turi muri iyi ntebe y'imbabazi. Turagusabye imbabazi zawe, imbabazi zawe, imbabazi zitagira akagero, imbabazi z'Imana arizo zitubonekaho. Reka amaraso ya Yesu amanukire ku itorero. Yesu, umuntu wese winjiye muri iyi ntebe y'imbabazi kugira ngo ababarirwe. Kandi turasabye kugira ngo imbabazi zawe zizane amahoro menshi atemba nk'uruzi mu mitima yacu, kuko hari amahoro igihe uhabizera, abatayizera ntibayazi. Turasabye ngo ayo mahoro aboneke kuri twe kubw'imbabazi z'Imana. Kandi dusenze nka Dawidi, turavuze ngo izi mbabazi zitwomeho iteka ryose. Haleluya, 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 haleluya. Izi mbabazi nizitwomeho iteka ryose. Kandi turi muri izi mbabazi turagushimiye. Itwabura gushima, itwabura gushima. Uririmbye yaravuze ngo biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere y'Imana dushima. Nubwo twanyura mu bikomeye, nubwo twanyura mu bigeragezo, ariko ineza y'Imana iratugose. Haleluya, haleluya. Turavuze ngo ushimwe, turavuze ngo ushimwe, turavuze ngo ushimwe. Abo warengeye baragushimye, abo wambitse bambaye ubusa baragushimye, abo wagaburiye inzara ibishe baragushimye, abo wavanye mu buzima budafite ishusho baragushimye. Ndagushimye ko ari wowe wenyine ushobora gufata ubuzima budafite ishusho ukabwambika ishusho. Imana ihimbazwe. Abo washingiye baravuze ngo ushimwe, urubyiruko warengeye baragushimye, imfubyi watabaye ziravuze ngo ushimwe. Twinjiye muri iyi ntebe y'icyubahiro cyawe, dutanga ibitambo by'amashimwe by'uko turi amahoro. Akira ituro ryacu rigushima, akira ituro ry'uyu mutima mu izina rya Yesu. Turavuze ngo uhimbazwe. Waraturengeye, ibyamunara byamanitswe wabikuyeho kuko uri Imana. Agisida yabaye waraturokoye tuba wazima, inzu yaguye watubereye ubwugamo. Haleluya, haleluya. Tubuze epfo na ruguru watubereye umutabazi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Twinjiye muri iyi ntebe y'icyubahiro cyawe, tuvuga ngo uhimbazwe, 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 uhimbazwe. Muri uyu mwanya kandi dusengeye abantu barengana,
uri Imana igica akarengane, uri Imana igica akarengane. Kuko warengeye Hagayi ari muri ubu butayu, niko dusengeye abantu bari mu karengane, abantu bahuguzwa ibyabo, abantu bambuwe ibyabo, abantu bari gutotezwa mu kazi. Dushyizeho ubuzima, dushyizeho amahoro, dutangaje amahoro muri aka kazi. Uyu muntu nagubwe neza, uyu muntu nagira umugisha mu izina rya Yesu. Twatuye ubuzima, twatuye amahoro, turwanyisha aka karengane aho kava hakagera mu izina rya Yesu. Nagakorerwa mu ngo nako tugashyizeho iherezo mu izina rya Yesu. Uyu mugore nagira amahoro, uyu mugabo nagira amahoro, uru rugo rugira amahoro. Twinjiye muri iyi ntebe y'imanza zitabera, dutangaje humure, dutangaje intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen.